FDLR iramutse ishaka gukuraho leta y'u Rwanda ni ibintu byoroshye cyane. Yes. Good. FDLR ishaka gukuraho u Rwanda kamanda banyura mu zihe nzira ni biroroshye cyane. Urabaje ntabwo mbitabana azagerageze akore kuri Kamanda Kagame n'abamaronga bo baraho bibigorye baraho arewe azaba yakifashe azaca he ku Gisenyi akana kanjye nagatumye mu gitondo kubera ko karika ngo bakoza amanyanga uje Cyangugu hariwe FDLR abantu bibaza ngo iri muri Kongo hoya FDLR na hano irimo hano mu Rwanda umva aka kabari gatwa gukisha Mbariza wa Mbobo Chirizo Chiri n'urusenda FDLR ni imitwe ntabwo ari abantu uranyumva sha ndakumva cyane nuwe ngo na hano FDLR yabirimo none se FDLR ni kwishinga amategeko no mu nteko kwishinga amategeko harimo ibigoryi cyane bafite imyumvire nka FDLR bafite imyumvire nka FDLR kandi ari FDLR ahubwo umuntu tukacisegete kimwe nuko watuka umunyekongo uwo ari we wese uburwaye mu mutwe ejo bundi umwana yaramamagaye ari umuntu wavuze ngo abarundi bazaze gukoropa mu Rwanda ngo n'abanyekongo ngo bagire ubugingo ntabwo cyo nagishyigikira niyo bwabugoro ni Sadat yitwa Sadat yahoze ibyo nibye ari umutoza wa Rayon Sport bari umutoza abana mugira amahane yakwitwa Sadamu niba ari Sadat niba ari ntawe nzi ntabwo ndasangira inzoga nkawe ntibishoboka ibyo yavuze ntabwo wabishimye se jewe baroga kubwira ngo abaruri bazaza gukoropa jewe baroga neva ntabwo ari byiza nta numwe wicundi ni ibinyarwanda ni ibinco iraho niba wisha abahutu niba wisha abatutsi niba wisha ingegera wakwica wari wese buryo bapfuye kare uwampa nkubwire nk'inkotanyi 10 uwampa zikaba ziraho zinywa inzoga nk'uko inzoga yo ntabwo ari umuti ariko hari ababara uko batazinywa nk'umugabo witwa Paul Kagame wowe nyine burya mu Kinyarwanda babyita zitukwamo inkuru nakubwiye ko igituma mukunda jewe ntabwo ari uko ari perezida se ataraba perezida sinabagaho ariko kuba atanga mukuru wanjye murumuna wanjye mubyara wanjye muramu wanjye icyo kintu witeka safi ari abasirikari n'icumi ari nk'abana sinzi kubatondekanya bishwa banjye hari umwana witwa JB ngiro nsanga n'umwana wanjye JB ari abana bitwa ba Mubaraka ari abana bitwa ba Ibingira n'uwo mwita umwana nayo narakuze ari abana umva wakana we reka numve oya ndavuga abasirikare ariko uzibye n'abasirikare ari abagabo bize bitwa ba professors nka Rwakabamba Cyrus kakarangwa karangwa Kirizo Goroge professor Rwanyindo yarapfuye bajyana nawe niba kibaho imbere Kayumba niba ufite ikibazo n'umugore twese turabifite cyangwa twabiciyemo menya uko wifata wambwira gute ngo urajya kuvuga FDLR sinigi uko se Kayumba ngo ndi FDLR wowe ariko abantu barwaye mu mutwe ku buryo batakuzi uri Kamanda yes ushaka kuba ufitanye ikibazo na Kamanda Afande Kagame yego oya ntabwo ari runaka niba ufitanye ikibazo na Kagame eze mwana w'Uwiteka imfura y'Uwiteka n'ubwitsa Afande ntabwo iki urayibara hejuru yego ntabwo inkuba zakubita ari ebyiri cyane burya bari imwe tu yego
gute ariko afande warampemukiye rwose ute uduhamagare natwe tuze nibyo ariko umwana wa Kagame ataranarongora twabaga si uwo mwana araziriki neza uwo mugore ute ngo Mukanyiko sawa it's okay ariko uwo mwana wa Kagame koko yego reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze mwebwe mudahwema gukurikira Umurwa Live TV aho muri hose reka tubifurize kumererwa neza tubifuriza amahoro y'Imana nitwa Karabo k'Imana nkuko mubizi rero inyuma kamera tuba turi kumwe n'uwitwa Japhet tugiriwe amahirwe adasanzwe murabizi ko dukunda gutumira batumirwa mu bya politike mu myidagaduro ariko noneho uyu munsi twatumiye master wabo cyangwa se umunyabwenge mu bintu bigiye bitandukanye ni mwarimu ni professor ni ibintu byinshi navuga ubu hari ibyo yatangiye kunenga kubera ko ni professor ni master reka mwakire rero yitwa Professor Maronga ikaze mu kiganiro uzi ikizo uvuze Asukari bavuga akili ni kama nywele kila mtu ana zake nangu umuntu wese agira ubwenge bwe Abanyarwanda ari ukuntu bajya kwivuga ngo utazi ubwenge ashima ubwe nta hantu nahabwe mwene pastor nigeze numva ko nzi ubwenge abantu bose bagira ubwenge ahubwo ko ukoresha maze rero wakanawe ibyo bikuzanya hano banza ubwire witwa nde yewe nitwa Karabo k'Imana ngaho gasaze udasabirije yego urakoze cyane turakwishimiye rero nari mfite amatsiko yo kuzahura nawe tugakorana ikiganiro Imana ishimwe ko bibaye nari nsanzwe ndi umushuti wo muri famille yanyu Dashimu kirazira ntabwo ndi umucuti uri inshuti ndi inshuti ya Dashimu ndanamusuhuza Dashimu ni mwene ntabwo bivuga nyina yitwa Rasheli mwene Sekabwa Yosefu yari mubyara wanjye ngo hari ukavuga bihinda hafi Dashimu ni uvuga uriya mwana kwa Rasheli muze kura Sekabwa ni agahungu kanjye rwose yarabimbwiye ariko sinakabyaye nta nubwo yize njyamana na nyina cyangwa ari we ni akana kanjye gusa yego ni nk'uko bivuga ngo Karabo k'Uwiteka nanjye ndi imbobo y'Uwiteka yaho babutubeshye yego nkweruka kera rero ukora ikiganiro kuri Radio Rwanda twigisha igiswahili hari na byinshi namenye kubera wowe nyuma urahava utangira hose nagiye nkukurikira ni byiza kuba mpuye nawe mu buzima busanzwe rero umeze ute abakunzi bawe barashaka kumenya uko umeze muri iyi minsi ikintu cya mbere umuntu ukunda Maronga agomba kuba afite ibibazo ntugakunde Maronga jya wikunda ukunde igihugu yego ukunde Kagame Maronga uzamwihorere yego yarakunzwe ageze ahantu yikunda ariko abaho neza nta mwana wanjye n'umwe uba mu rugo bose narabashingiye cyangwa barishingije ariko bameze neza igihugu ahangaha ubona twicaye ntabwo wagiyenzaho kereka wiyahura niyo ngo aba bana b'Uwiteka njya mvuga ngo abahutu bagiye ariko baje kumbwira ngo ntabwo ari byiza ubivuga uri muri brag wowe uganira n'abanyarwanda umuntu utari igifura bari igifurafura mbaho neza ku buryo bwose bushoboka nta mafaranga ngira urayafite ariko barumbwiye ngo maze kwandika ibitabo 15 nta umunyarwanda n'ubu urabyandika biri intellectual universe cyangwa ku isi yose yego ndi inyenzi inkotanyi mwamubwita inkotanyi se muzizi muri abana b'ejo ndi umwe mu batangije inkotanyi RPF nawe warwanye urugamba umva waca we nta nkotanyi ya nyayo itazi Maronga
yamenya nabi yamenya neza ariko n'igihe barakuzi bandese uceceka maze kwigisha muri kaminuza zirenze 14 iyitwa Kiste nijye wayitangije na Professor Rwakabamba nanjye ugiye kumuzana yego UNR yitaga Université Nationale du Rwanda ndumwe mu bantu batangije icyo mu kimangaro cya 1995 nakoraga mu office ya president ariko navuga Bizimungu ngo ntabwo nakoreraga Bizimungu ntabwo nigeze mba umuhutu wa Bizimungu ngiye nari umuhutu wa leta nari umuhutu wa presidence ariko ni Kinyarwanda bamwe mutumva hako so mugani ibyo bisobanuye iki wagiye dusobanurira no ubwo si cyo navuze n'iki abagabo muri iki gihugu abana mutazi mwasanze iki gihugu cyakozwe n'inkotanyi hari n'izindi nkotanyi zibyubuka n'inkotanyi za mbere ibyo bita umwimerere cyangwa original ndimo yego cyane ushatse nakubwira n'amazina ibyo byo ntabwo nabitinya kubivuga n'uwitwa Rutaremara Tito yarandutaga n'ubaranduta yego hari undi witaga Mazimpaka yarapfuye Patrick yes uwitwa Kanyarengwe aregese we ni nanjye namuhaye ikote ndi muvana Dar es Salaam n'umwana witaga Aloysia Inyumba ndamuherekeza nari gihangange shwa ngo yayijanja ntabwo ijanja ryanjye rirashya yego wendi n'umwene gitore ibyo byo n'ubitinde yego professor iyo ubona hari abantu maze kwigisha muri za kaminuza ariko biranoroshye muri iyi minsi ujye ukanda kuri Google urebe ngenda kuzereka rero waruje gukora naje hano nkuzi kandi nkukurikiye igihe kirekire nta ushobora kuba utazi abantu bagukurikira ariko wowe ubuzima bwawe buba muri abantu barakuzi social media wayibayemo warayikoze n'ubu ngubu uyirimo hari icyo wenda utarizi cya social media jewe Maronga nyita professor cyangwa imbobo uko yabishaka kose njya niyita imbobo y'Uwiteka nijye watangije faculty ya journalism i Butare itangaza na nyakwigendera witwaga Laurent Nkusi hano ubwo mwita nyakwigendera yajyaga Yesu imfura kano mwita nyakwigendera nyakwigendera ari nkaho bicirize imfura Laurent Nkusi good urumva ko ufite ibigo byinshi cyane ariko se professor ko hari umuntu avuze ngo iyo umuntu asomye ibitabijana ngarasara ibitabijana warabigejeje arasara kubera ko nta urabisoma uriya muhungu wanyu ko mbona azabisoma Dashim ko mbona asoma ibitabo bye Dashim afite se na nyina Dashim afite uko ashinzwe n'ibyo ashinzwe Dashim ntabwo ari umwana wa Maronga no nawe nuko n'Amaronga acana naye buri muntu wese ajye yivugira ibye yego Dashim nagira amanyanga bakabibaza Amaronga muzamubwire muti nyokorome ntabwo yishingiye amanyanga yawe nawe ni imfura nkawe ntabwo njye ndi imfura yanjye ndi umuginga imbobo y'Uwiteka noneho rero icyo nakubazaga ukunda igihugu ugakunda His Excellence Paul Kagame nyakubahwa ni na byiza cyane tunabwira n'abandi bose babigenze gutyo iyo ubona hari abantu cyane cyane nka bano bari mu burasirazuba muri Kongo hariya hejuru kwa Bakisekedi bamutuka bavuga ko nta buyobozi bwe bavuga ko nyine ibyo akora ari umuntu nyine udashoboye wowe ubyumva uti nk'umuntu nkawe warwanye mu nkotanyi mwabohoye igihugu ubyumva gute iyo abantu batuka perezida birandushya umuntu utuka Tshisekedi ubwe arwaye mu mutwe umuntu utuka Tshisekedi arwaye mu mutwe yes ko atuka abayobozi dukunda buretse niba mbuze ngo ndagututse nawe ukaguhesha uburenganzira bwo kuntuka mu mutwe wawe uri stupid umuntu utuka Tshisekedi
kimwe nuko watuka umunyekongo uwo ari we wese uburwayi mu mutwe. Ejo bundi umwana yaramamagaye ari umuntu wavuze ngo abarundi bazaze gukoropa mu Rwanda ngo n'abanyekongo ngo bagire ubugingo. Ntabwo icyo nagishyigikira niyo bwabugoro. Ni Sadati yitwa Sadati yahoze ibyo nibye ari umutoza wa Rayon Sport. Bari umutoza abana mugira amahane yakwitwa Sadamu niba ari Sadati niba ntawe nzi. Ntabwo ndasangira inzoga nkawe ntibishoboka. Ibyo yavuze ntabwo wabishimye se? Jewe Maronga kubwira ngo abarundi bazaza gukoropa jewe Maronga ntabwo ari byiza. N'abantu baramugaye kandi yasabye imbabazi, byarangiye yasabye imbabazi. Ariko wowe yaruze ngo ndakacugitsa ntabwo nzi ndarahiye. Buryo mu Kinyarwanda habayemo indahiro. Tshisekedi rero erega abana mugira ibibazo. Umuntu wese agira uko ategeka. Ushobora gukunda Kagame. Ndabyo bikubwira by the way. Uzi igituma abantu bakunda Kagame? Jewe mu guperereza. Yego. Kagame ni general n'abandi bose baba generals. Ariko cyabarusha ni kimwe. Kagame akura ntabwo yigeze ajya kurwana ku ishuri nkuko abana barwana bagakirana ngo avuge ngo grand frère ngo mwene ndwaneho barangwise. Oya nta na murumuna we yararwanaga akumva ko agomba kubaho. Niwo Maronga mbera kaga. Yego nawe uri nkawe rwose njya nkureba nkabona imico yawe ni ntabwo ni nk'abadatabuja wa mwana ndakwiye. Ntabwo ni nka afande Paul Kagame ndamwubaha. Kimwe mu bintu mwubahira nuko yakuze atavuga ngo papa ngave baranga besa. Abana b'iki gihe ayanga genda mwene Maronga bandi mwene kanaka. Abana be banza wumve, reka numve abana be bashobora umwe cyangwa babiri ngo turi bene Kagame. Ntabwo wigeze abigira, ntabwo wigeze ngo ni mwene kanaka. Je Maronga ni mwene Karera kandi ndo karubasha muhito. Ntabwo nigeze mvuga ngo ndarwaniye navutse mfite imyaka hafi n'uburere aho muri Kongo, muri Tanzania, Burundi, Uganda, Amerika, Norway nirwanagaho navuga ngo ariko ngo papa mama oya gendera mu mucyo. Nicyo abantu bamwubahira. Yego kuba ari perezida ba perezida ari nibi perezida by'ibigoryi byabayeho nk'ibihu ndagusabye wakana. Noneho rero reka nkubaze iki kibazo. Hari abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa se ubuyobozi buriho hano mu Rwanda bari hanze barimo gukora amaspace banakurikiwe n'abantu batandukanye bavuga yuko u Rwanda ngo nta terambere nkawe wabayeho mbere yacu uzi u Rwanda rwa mbere n'urw'uyu munsi ubona u Rwanda rwatembere n'uruhe n'urwa kera cyangwa n'urw'uyu munsi? Yusi ibintu biratandukana. Hari abana bajya bampamagara hari nk'umukobwa ngo icyo niba ari Mukanyiko niba Mukanyiko yaragwamagaye. Oya yes ese Mukanyiko yakubaza buretse hari abana ngo je nitwa ntabwo buretse je nitwa Ingabire nta kibazo kirimo. Ingabire Immaculée for heaven's sake ubita uburenganzira bubaho. Ariko ubwo dafite ni ugutuka ari na professor niba ari professor ngo Kambanda bajya bambaza ngo ariko uriya mugabo ni waye ndi mwene Karera Karindiro karibasha. Ndamutse mbonye umuntu umwe gusa ntabwo ari babiri umwe gusa twiganye akandusha mu ishuri cyangwa se twarwanye akandusha kurasa uwo namwemera. Ibyo bigambo uragura zuko se abakunda rero igihugu ntabwo igihugu se izwari banza wikunde gusa. Wowe jya wikunda
umenye ngo ariko hari igitabo ntabwo nabyanditse ariko igitabo cyitwa Bibiliya wamenya ngo kiravuga ngo kuramba ariko ni mu Kinyarwanda birimo niba uvutse Kadogo sindi ngo witwa nde Karabukimana Karabo shonga ukunda amazina aryoshye reka nkubwire umuntu w'igicucu kugira ngo yiyahure arabanza akiyahura nyine nta muntu n'umwe nigeze numva muri iyi si wishe undi ngo aramuke arabanza akiyica burya arabanza akiyica oyesi nta muntu n'umwe wica undi ni ibinyarwanda ni ibinco iraho niba wisha abahutu niba wisha abatutsi niba wisha ingegera wakwica uwo ari wese burya uba wapfuye kare urarangiza wamara kubica ukiyica uranyumva uriyica wisha abatutsi imbwa niyo wakwica ihene niyo wakwica imbwa burya iyo umaze kuyica nawe uba wapfa uhita ugaruka ugapfa n'abica ihene n'abica ihene yes ikintu cyose wakwica ubigambiriye ujye umenya ko nawe uzapfa ntawe ukwishe cyangwa bakwishe ariko Marunga uri inzu y'ibitabo ni ukuri kw'Imana ariko ibintu uvuga bifite logique birumvikana ndabyumva ngiye 100%. Mu by'ukuri rero wowe ku giti cyawe abantu mwarwanya urugamba rwo kugira ngo abanyarwanda babe bameze neza turaho dusugira dusagamba yubona igihugu kimeze neza gutya ubifata gute uwampa yangubwire nk'inkotanyi 10 uwampa zikaba ziraho zinywa inzoga nk'uko inzoga yo ntabwo ari umuti ariko hari ababara uko batazinywa nk'umugabo witwa Paul Kagame wowe nyine burya mu Kinyarwanda babyita zitukwamo inkuru nakubwiye ko igituma mukunda yewe ntabwo ari uko ari perezida se ataraba perezida sinabagaho ariko kuba atanga mukuru wanjye murumuna wanjye babyara wanjye muramu wanjye icyo kintu witeka safi ari abasirikari n'icumi ari nk'abana sinzi kubatondekanya bishwa banjye hari umwana witwa JB ngiro nsanga n'umwana wanjye JB ari abana bitwa ba Baraka ari abana bitwa ba Ibingira n'ubwo mwita umwana nayo arakuze ari abana umva wakana we reka numve oya ndavuga abasirikare ariko uzibye n'abasirikare ari abagabo bize bitwa ba professors nka Rwakabamba Cyrus kakarangwa karangwa Kirizogoroge professor Rwanyindo yarapfuye bajyana nawe niba kibaho zimira ntabwo waza ngo uyenze nibishoboka ntabwo bishoboka ase nk'abantu bantu bari hanze inkotanyi rero zarahindutse inkotanyi zarahindutse yes none professor nka FDLR yubona badekarara rimwe na rimwe bakavuga ngo bagiye kuza ngo gukuraho ubuyobozi buhari ubyumva gute aba FDLR nta kintu cyitwa FDLR kibaho ariko kirwaye mu mutwe yuzi hari abagabo bakoze muri FDLR ari bakamanda bari hano nsangira nabo uzibye ko hari abavuyemo ni ikintu cyoroshye cyane kumuguti uriyahura yego hoya FDLR iramutse ishaka gukuraho leta y'u Rwanda ni ibintu byoroshye cyane yes good FDLR ishaka gukuraho u Rwanda kamanda banyura mu zihe nzira ni biroroshye cyane urabaje ntabwo mbitabana azagerageze akore kuri
Kamanda Kagame n'abamaronga bo bari aho b'ibigoryi bari aho ari we azaba yakifashe azaca he ku Gisenyi akana kanjye nagatumye mu gitondo kubera ko karika ngo bakoza amanyanga ujye Cyangugu hariwe Federeri abantu bibaza ngo iri muri Kongo hoya Federeri na hano irimo hano mu Rwanda umva aka kabari gatagukisha Mbariza wa Mbobo Chiri n'urusenda Federeri ni imitwe ntabwo ari abantu uranyumva sha ndakumva cyane nuwe ngo na hano Federeri yabirimo none se Federeri ni kwishinga amategeko no mu nteko kwishinga amategeko harimo ibigoryi cyane bafite imyumvire nk'iya FDL bafite imyumvire nk'iya FDL kandi ari FDL ahubwo naho bitaba ariko ibintu uvuga ndakumva cyane abantu banyine bafite ubwenge buri hejuru bafite siziye musanze barabyumva kado mubwira nzane inzoga nta siziye musanze ibaho mu buzima habaho ubwenge n'ubugoryi habaho iki ubwenge n'ubugoryi nta muhutu uba mu Rwanda icyo uvuga ndacyemera nta mututsi uba mu Rwanda is a question of manipulation nta n'umutwa uhaba umutwa se wongeho re yaba umutware urakiresha you see life ubuzima ni ibintu ubundi kado mbabarira n'ubwa mbere nkubonye usanze ninywera inzoga mwene pasitori niguriye uyu mugabo n'usoma kandi abantu ntaho ibigoryi bitaba aho icyo uvuga ndacyemera nta imfura zitaba gusa mu Rwanda bitangiye kuba nkaho abasore nkamwe mwese bamwe mwarasaze neza abenshi nyine baseshejwe n'iki buriya yes bafite hari impamvu ntabwo umwana yakura atagira nyina umwana akura atagira se umwana kure nta muntu ari buririmbire nta muntu ari busakuze mfite ibisakuzo ibiki umuntu yawe ngo gera zo tunga tunga giye uti wakubita nyoko waba uhari ukabumenya icyo akuvuze ukakubwira ngo kuba harengeye siko kumva ukaba wumva ibyana by'iki gihe mbabarire kuvuga ibyana ukabwira umuntu ukamuguta ariko ntabwo ari byiza wowe n'uyu musore ariwe arakongorera nta kuntu byakumvikana yuko nta mwana ukibaza se ndanagushimye koraho byibura nanjye ubwanjye biranejeje ko ari umwana nawe witwa nde wowe njyewe Karabo K'Imana Karabo hari uherutse gufata ugakiramo kakiraho umwakira iyo aba bana mwajyaga abasaza n'abasaza b'igihe ntabakibaho bararondogoye Uwiteka kugire neza yego Professor njyewe nishimiye kuba ndimo kuganira nawe hari byinshi ndimo ndunguka kandi urimo urampa ubwenge uragahora wunguka erega nje tuganira nkumva neza nkumva cyane ahubwo icyo nagira ngo nkubaze urubyiruko rw'iki gihe uratugiriye ihe nama kubona rwinshi ruri mu biyobyabwenge kandi gahunda ihari y'u Rwanda niyo kugira ngo u Rwanda turuzamure nk'urubyiruko ariko urabona bamwe barimo bariyahuza ibiyoga bitari n'ibintu bipimye ibiki byose inama nakubwira ya mbere iyo aba urubyiruko nkawe bajyaga begera ndabizi ko abana b'iki gihe nta base nta ba nyina nta base wabo ariko jya ureba umuntu ukuruta wabayeho cyane apana nk'izi mbogo nk'ubu utari ko muzehe
wowe byagendaga bite niyo nama ya mbere nkawe kora hashaka jya uganira n'abantu bakuru bakwereka ibyo babayemo n'ibyo wenda abazaba mu byo ntawe ubizi ariko byo murimo nawe urimo iyubahe kwiyubaha ni icya mbere iyubahe nurwana n'amarongo ibyo byo nta nubwo byakorohera banza wiyubahe kado cyane iyubahe wa mwana icya kabiri va mu manjwe yego mu magambo oya magambo ntabwo ari amanjwe umuntu ngo bariya ni abahutu b'iwacu bariya ni abatu aca upumbafu abiwacu bakumanjwe iyo uvuze ngo zemu ni ukuvuga ngo bariya bavemo ngo twebwe wowe nande niwiyegerezaho ibintu ngo jyewe uzabura igicucu uzapfura imbwa cyane nta n'icyo uwo muntu yakwimarira bariya wabitse uko ibyo ushaka va kuri them mu cyongereza them ni nka bariya nigishije muri Norvege bakambwira ngo them what them burya abapumbafu b'abazungu ngo them Africans them ni ngo twebwe turi abazungu bariya ni abirabura n'abaginga reka nkubwire kado nkikubona ubwa mbere ni ubwa mbere nkubonye bariya ari abantu baginga uriya muzungu umucatara bafite ukuntu bakubona bavuga byinshi oya shaka ubujondo umuntu bareka ibyo bavuga cyane jewe bari abaginga na niberariya ngo hari umwana ngo babyita ngo umumirate sinzi icyo bambwiye ibyo bambwiye ndavuga ariko se ari bati nguriya icyo ntacyo bivuze nanjye naritinyutse ngo uba wakana we reka numve wamuga uri umusazi oya uri we kugeza igihe uzavuga utuva muve mu manjwe bave mu manjwe ko nabonye abanyarwanda bamwe ari byo bintu bagira ariko nibyo ngwira yuzi ejo bundi nahamagaye umwana muri Dar es Salaam arambwira ati ariko professor wiganye na Magufuli mwaranasangira turabizi Pombe Magufuli yes he was my good friend absolutely Samia nahuye nawe twari muri ariko tuvemo ariko yagiye bitunguranye Magufuli wakana we uba tuza ura Kikwete ende byihorere kindabiye icyo mubwira va mu kintu cyitwa them yego bariya bihorere umunsi umwe uzatekereza ngo Kagame maronga igihugu no we banza urebe mu mutwe wawe muti cyakora bamwe ngo cyane karabo k'Imana kirabo ubyuka mu gitondo baba mu gitondo sinarwo na nijoro ntangiye mbyuka nijoro ubuti mu gitondo ndashaka kubaho neza mu mutwe buryo umutwe wawe buri muzima rwose abari muzima iyo ubyutse mu gitondo ukavuga uti ndashaka kubaho neza utariko hari na mugenzi wanjye wangiriye nabi uko ntabwo uba mu banterera banjye mfite n'abantu duturanye witwa bakeve ntabwo utacyo kibazo ubwo utariko jewe ndakora uko mbyumva kandi neza abazwayi bango tenda wema nenda zako niwe ngo kora neza bakurize abo barike wacha nao tenda wema nenda zako tenda wema nenda zako igendere
kuko mu bwenge uzahura n'abagore b'abaginga, uzahura n'abagabo b'abaginga, uzahura na ba Mukanyiko niba Mukanyiko ejo bundi umuntu yaracekeje aramwe ngo Kagame yapfuye, Kagame aciye narwo yes ngo Kagame yarapfuye, ngo yapfuye je ninyweraga inzoga hano imodoka za escort sinyura iruhande rwawe no singade nanjye ninywera inzoga kama kawaida maze va kuri them bakuri bare jya kuri wowe nujya kwigisha erega nta muntu utazi ubwenge kereko ushima ubwe yuko uti gendera mu mucyo. Ahubwo ikibazo uzi ikibazo gihari se Maro nigeze ku oya Maro nawe naronze ibishyimbo by'wanye professor oya nushaka muze okay na umuntu yararimo aravuga uburyo ngo perezida yapfuye naramurebaga ku rubuga arangije ahita avuga ngo ariko ngo ibintu ngo urabona ngo nk'ukuntu ngo yitwara ngo nk'ibintu biri mu Rwanda none ukumva aratongana nawe uri kumva buretse uri kumva ari wowe nta nubwo wavuga ngo uri kumva uranyumva